Incamake z'igitabo cya Nehemiya ndetse na Ezra. Nibyo wabyumvise neza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cya Ezra ndetse n'igitabo cya Nehemiya. Ushobora gutangira wibaza uti se kubera iki twahuje ibi bitabo byombi kandi muri Bibiliya yawe ufite igitabo cya Ezra ukwacyo ndetse n'igitabo cya Nehemiya ukwacyo? Impamvu ni uko mu mwimerere w'ibi bitabo byanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo ndetse byakuwe ku mizingo. Ibi bitabo rero bajya kubireba babisanze ku mizingo ibiri itandukanye, ariko mu by'ukuri byari inkuru imwe. Nk'uko waba uri kwandika inkuru ku urupapuro rukagushirana ugakomereza ku rundi rupapuro. Undi muntu ashobora kuza akagira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye kuko biri ku mpapuro ebyiri, ariko mu by'ukuri ni inkuru imwe ariko iri ku mizingo ibiri itandukanye. Iyo niyo mpamvu ufite igitabo cya Ezra ukwacyo ndetse n'igitabo cya Nehemiya ukwacyo, ariko ubundi mu mwimerere w'ibi bitabo ni uko ari igitabo kimwe. Iyo niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cya Ezra na Nehemiya. Ni igitabo kimwe. Nta gutinda rero, reka turebere hamwe incamake z'igitabo cya Ezra na Nehemiya. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya kuri iki gitabo ni uko iki ni igitabo cyanditswe Abisiraheli baravuye mu bunyage cyangwa se mu gihugu cy'ubunyage bari barajyanwemo. Ku bantu twabanye muri video zabanje cyangwa se ibitabo byabanje, yaba ibitabo by'abami, yaba ibitabo by'ingoma, yaba ibitabo by'iki, barabizi ko ibyo bitabo bigenda birangira tubona Abisiraheli bajyanwa mu bunyage, cyangwa se nk'igitabo kibanziriza iki cya Ezra cyo kirangira batwereka Abisiraheli bari kugaruka mu bunyage. Ni ukuvuga ngo izo ni inkuru twagarutseho, impamvu bagiye mu bunyage, uko byaje kugenda byose. Hanyuma iki gitabo cyanditswe kitwereka noneho uburyo Abisiraheli bagarutse bava mu bihugu by'ubunyage, ubwo ni mu bwami bw'Ubuperesi, bagaruka noneho mu gihugu cyabo cyangwa se mu murwa wabo wa Yerusalemu. Icyo gikorwa rero cy'uburyo bagiye bava mu bunyage bagaruka muri Yerusalemu nicyo kivugwa muri iki gitabo cya Ezra ndetse na Nehemiya. Ni ukuvuga ngo icyo ni igikorwa bafashijwemo n'abagabo aribo bibandwaho muri iki gitabo. Umugabo wa mbere ni uwitwa Zerubabeli. Umugabo wa kabiri ni uwitwa Ezra. Umugabo wa gatatu ni uwitwa Nehemiya. Ibi ni byo bice bitatu bigabanyije muri iki gitabo cya Ezra ndetse na Nehemiya, kuko nk'uko twabibonye iki ni igitabo kigaragaza uburyo Abisiraheli bavuye mu bunyage bagaruka. Bivuze ngo bagaruka ntabwo bazaga bonyine, babaga bafashijwemo n'umwe muri aba bagabo. Igice cya mbere kiva mu bunyage cyazanywe n'uyu mugabo Zerubabeli, igice cya kabiri kizanwa n'uyu mugabo Ezra, igice cya gatatu bifashwamo n'umugabo witwa Nehemiya ubwo yakoraga amavugurura. Reka noneho tugende tureba mu ncamake, turebe ni gute ibi bintu byaje kugenda bigenda. Guhera muri iki gice cya mbere, aho tubona uyu mugabo witwa Zerubabeli, tubibona mu gitabo cya Ezra, guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya gatandatu. Ni ukuvuga ngo guhera muri Bibiliya yawe ufite igitabo cya Ezra ukwacyo n'igitabo cya Nehemiya ukwacyo. Muri urwo rwego muri Bibiliya yawe uzabona ko mu gitabo cya Ezra guhera ku gice cya mbere kugera ku cya gatandatu uzabona inkuru y'uyu mugabo Zerubabeli. Uti byagenze gute? Nshimiye ko ubibajije. Ku bantu twabanye muri video zabanje barabizi ko twabonye uburyo Abisiraheli bajyanywe mu bunyage ndetse n'icyabiteye. Igihe rero cyaje kugera nk'uko abahanuzi bari baragiye bababwira ko nubwo bajyanywe mu bunyage ariko igihe kizagera bakagarurwa mu gihugu cyabo cy'isezerano. Uko rero niko byaje kugenda. Umwami w'Ubuperesi yaje guhereza Abisiraheli ubwigenge cyangwa se abahereza uburenganzira ngo bave mu gihugu cye bajye muri Yerusalemu yabo, bongere bavugurure urusengero rwabo ndetse batambire Imana yabo ibitambo.
uko niko igice cya mbere cyangwa se igice kimwe cy'Abisiraheli cyajyanye n'umugabo witwa Zerubabeli, mbese umwami abahereza ibyo bakeneye byose, amatungo, ifeza, izahabu, ibikoresho bakenera byo kwifashisha kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Uko niko uyu mugabo witwa Zerubabeli yayoboye icyo gice cy'Abisiraheli bagera mu gihugu cyabo cyangwa se mu murwa w'isezerano ari wo Yerusalemu. Urumva rero bagezeyo ibintu biraryoha, ibintu biba byiza, bavugurura urusengero, barongera bashyira ibintu ku murongo. Gusa ikibazo cyaje kuvuka ni kimwe. Nubwo inzu bayubatse bakubakira Imana urusengero nyine bakaruvugurura, gusa ikibazo noneho ibintu byari bimeze nk'aho byumagaye, byari bimeze nk'aho inzu itarimo presence y'Imana cyangwa se itarimo nyine batari kumvamo Imana nk'uko byari bimeze. Hanyuma urumva iyo igihugu cyaguteraga cyarakunyagaga, ariko iyo banyagaga abantu bajyanagaho abantu bafite imbaraga ku buryo binabaye ngombwa bashobora kubakoresha uburetwa nk'uko na Farawo yari yarabigenje. Urumva rero hari igice kimwe cy'abana bari barasigaye muri Yerusalemu, ubwo twavuga ko bari nk'abuzukuru, ubwo nyine bari bakiri abana batoya, bo bari barasigaye muri Yerusalemu. Hanyuma aho ngaho bavanywe mu bunyage bazanywe bashaka kuvugurura utuntu twabo. Abo bana bari basigaye baravuga ati ariko se mwaretse tugafatanya tukabafasha kuvugurura urusengero neza kugira ngo twongere tubone presence y'Imana. Gusa ikibazo uyu Zerubabeli ntabwo bigeze babyemera. Bano bari bavanywe mu bunyage bari bameze nk'aho bari kwitandukanya n'abo ngabo, babereka ko bo nta mwanya bafite mu rusengero rw'Imana. Waba urimo urumva uburyo Isiraheli n'ubundi yakomeje kugenda yicamo ibice, kandi Imana yari yarababwiye ko kugira ngo babe igihugu kimeze neza ari uko baba bene umugabo umwe, baba umwe, bakaba umuryango umwe wa Isiraheli. Ibyo bikazatuma bubahisha Imana mu mahanga yose kugera aho amahanga yose azaramya Imana ya Isiraheli. Nyuma y'imyaka 60 Abisiraheli bari mu munyage, ubwo twibuke ko hari igice kimwe cyari cyazanywe na Zerubabeli, ariko hakaba n'ikindi gice cyari cyasigayeyo. Nyuma y'iyo myaka rero 60 umwami w'Ubuperesi Aritezeruzi yaje guhereza uburenganzira umugabo witwa Ezra. Uyu Ezra yari asanzwe ubundi ari umwigishamategeko. Ubwo rero umwami yamuhaye uburenganzira kugira ngo afate ikindi gice cy'Abisiraheli bari mu bunyage nabo abajyane mu gihugu cyabo cyangwa se abasubize muri Yerusalemu. Uko niko tubona Ezra nawe ayobora ikindi gice cy'Abisiraheli abajyana muri Yerusalemu. Ibyo uzabibona muri Bibiliya yawe mu gitabo cya Ezra, guhera ku gice cya 7 kugera ku gice cya 10. Aho niho tubona uburyo Ezra yayoboye ikindi gice cy'Abisiraheli abajyana mu gihugu cy'isezerano cyangwa se mu murwa wa Yerusalemu. Gusa dore ikibazo cyaje kuvuka sasa. Ezra nawe urumva ibintu byari byiza kuko Abisiraheli bari kwishima yuko ubuhanuzi busohoye, kuko Imana yari yarababwiye ko nubwo bajyanywe mu bunyage ariko igihe kizagera bakagarurwa muri Yerusalemu. Dore ikibazo rero cyavutse. Abisiraheli imyaka yose irenga 60 bari baramaze mu bunyage. Urumva abasore bageraga igihe cyo gushaka bagahita bashaka bo muri ubwo bwoko. Uri kumva uburyo ibintu byari bitangiye kugorana. Abakobwa nabo bagera igihe cyo gushaka kuko bari mu bunyage, bari muri ubwo bwami bw'Ubuperesi, nabo bagashaka abagabo baho ngaho. Kandi wibuke ko Imana yari yarababwiye ko bagomba kuzashaka bo mu bwoko bw'iwabo. Gusa impamvu yari yarababwiye ibyo ntabwo ari uko Imana yanenaga ayandi moko, ahubwo nuko yabarindaga ko bazadopta cyangwa se bazemerera izindi mana bemeraga bakaza kuzibangikanya n'Imana ya Isiraheli. Sasa rero icyaje kubaho nuko uyu Ezra yaje gukora ikosa rimeze gutya. Urumva imiryango ni myinshi, bamwe bashatse bari mu bunyage, abandi bashatswe bari mu bunyage, n'abana baravutse muri ubwo buryo. Mu kugera sasa mu gihugu cy'isezerano, Ezra yaravuze ati ibintu dukwiye kubicayura. Aravuga ati niba umugabo yarashatse umugore wo mu bwami butari cyangwa se mu bwami butari ubwa Isiraheli, akwiye gutandukana nabo.
niba umukobwa w'umwisiraheli yarashatse umugabo wo mu buperesi batandukanye, niba umugabo w'umwisiraheli yarashatse umugore wo mu buperesi batandukanye, urumva uburyo Ezra yatangiye kugenda avangavanga ibintu. Icyakora byo yagiye akora ibikorwa byiza kuko yari umwigisha amategeko, yarongeye avugurura abisirayeli, yarongera abigisha amategeko bundi bushya. Ariko urumva ko hajemo icyo kintu cy'akaduruvayo cyangwa se icyo kintu cyo gutandukanya imiryango ya Isirayeli, ndetse biza no guteza amakimbirane mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma ayo makimbirane yose n'ako kavuyo kaje kuba mu muryango wa Isirayeli byaje kugera ku mugabo witwa Nehemiya. Uyu Nehemiya yari umuyobozi cyangwa se yari afite ibyo ashinzwe mu bwami bw'ubuperesi. Bibuka ubwo bwami bw'ubuperesi bwari bwa bwami bwari bwarabanyaze, niho bari bamaze imyaka irenga 60. Hanyuma uyu Nehemiya kumva izo nkuru z'uburyo iwawe ibintu byadogereye, biki byose byazanye, yahoraga asenga Imana asaba ngo Imana imuhe amahirwe yo kuba yavugurura akongera kubona iwabo cyangwa se ubwoko bw'iwabo bw'Abisiraheli bwongera gusubira ku murongo. Niko rero byaje kugenda. Imana yumvishe gusenga kwe, umwami w'ubuperesi aza kumuhereza uburenganzira, ndetse amuha n'ingabo, ndetse amuha n'ifeza, amuha yewe n'abamurinda bamuherekeza n'ibikoresho byose kugira ngo ajye gusana inkike z'iwabo. Uko niko Nehemiya tumubona azamo. Ibyo ngibyo uzabibona mu gitabo cya Nehemiya guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 8. Turabizi yuko iki gitabo cya Nehemiya gifite ibice 13. Hari impamvu ngarukiye kuri iki gice cya 8. Ibindi bice bisigaye nabyo turabivugaho. Uyu Nehemiya rero nawe yaragiye koko asana inkike. Ni ukuvuga ngo inkike zari nk'inkuta zitandukanya Abisiraheli n'ayandi mahanga. Urumva rero Nehemiya yaragiye avugurura za nkike zibatandukanya n'andi mahanga, ibintu biraryoha. Ubwo Ezra nawe yarari kwigisha Abisiraheli amategeko, ibintu byararyoshye, Abisiraheli bongeye gusubira ku murongo w'Imana. Hanyuma ikibazo cyaje kubaho ni iki? Ubwo urumva abantu bo hanze y'izo nkike batangiye kugirana ibibazo n'Abisiraheli, kuko Abisiraheli byari bimeze nk'aho bari kubinenga. Kandi ubundi Imana uko byagendaga, iyo umunyamahanga yemeraga kugandukira Imana ya Isiraheli, baramwadoptaga mu muryango wa Isiraheli, agakebwa akemera kugandukira nyine Imana ya Isiraheli. Uko niko byagiye bigenda kuva no ku bwa Yosuwa no ku bwa Mose, niko ubundi ibintu byagendaga. Urugero, nk'umugore witwa Rahabu yari uwo mu muryango w'Abanyakanani, ariko baje kumwadopta mu muryango wa Isiraheli. Niko n'abandi bami byagiye bigenda batera Kanani. Hari abami bavuga ati oya, twe ntabwo duhanganye n'Imana ya Isiraheli, ahubwo twe turemera kubigandukira. Abo bakabakeba bakabongera mu muryango wa Isiraheli. Urumva rero Nehemiya yakoze ibyiza byinshi, ariko icyo nacyo yakoze cyateje imivurungano hagati y'Abisiraheli n'abaturanyi babo. Gusa ibyiza byaje gukorwa ni byinshi. Ibyo nibyo tuza kubona muri iki gitabo cya Nehemiya guhera ku bice 9 kugera ku bice 13. Iki gitabo gisoza bari kutuha incamake z'uburyo ibintu byagenze ku buyobozi yewe bwa Zerubabeli, ubuyobozi bwa Ezra ndetse n'ubuyobozi bwa Nehemiya. Ni ukuvuga ngo baduhereza incamake z'ibyiza byabaye ku buyobozi bwa Ezra, kuko Ezra yari umwigisha amategeko. Urumva rero yageze muri ubu bwoko bwa Isiraheli, arongera abigisha amategeko, abongera ashyira Abalewi mu mwanya wabo, arongera agira gute, ibitambo n'ibiki byose biratambwa, Abisiraheli barongera bamera neza mu buryo buri spiritual cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Uyu Nehemiya nawe aje yubaka inkike, Abisiraheli barongera baba umuco umwe, baba ubwoko bumwe, bivangura n'abanyamahanga, ibintu biraryoha, batanga ibitambo, baranezerwa. Ibyo nibyo tugenda tubona muri iyi summary cyangwa se incamake baduha guhera kuri ibi bice 9 bya Nehemiya kugera ku gice cya 13. Gusa nubwo ibyiza byari byinshi byari byinshi, kubona Abisiraheli bataha, kubona Abisiraheli bongera kwigishwa amategeko, bakongera gutambira Imana ibitambo, bakongera kuziririza isabato, mbese ibintu byari bimeze neza guhera ku bice 9 kugera ku gice cya 13. Ikibazo cyaje kuvuka ni hano sasa.
iki gice cya 13 ibintu biza kuba ibibazo nanone. Uyu Nehemiya yaravuze ati ariko reka ntembere mu murwa ndebe koko uburyo Abisiraheli ibintu bimeze. Kumva ibintu byari bimeze neza, ariko Nehemiya aravuga ati reka ngenzure ndebe ishusho ngari y'ibi bintu. Ibintu yaje kubona biratangaje, mbaza ngo ni ibiki? Kigiye ko ubibajije. Ibaze ko Abisiraheli bari baragiye mu buhenebere bukomeye cyane, kugera naho n'umunsi w'isabato Imana yari yarabahaye. Wibuke ku munsi w'isabato Abisiraheli ntibakoraga, ahubwo Abisiraheli wagira ngo wari umunsi nk'iyindi. Barakoraga, bambuka rwose, bahahirana n'abanyamahanga nta kibazo kirimo, amategeko y'Imana batakiyitayeho, Abisiraheli barahenebereye ku buryo bukomeye. Ibyo byaje gutera ishavu uyu muntu witwa Nehemiya, atakira Imana, atangira kwivovota, atangira gutonganya Abisiraheli, abapfura imisatsi Iyi gice cya 13 hari umuntu ushobora kugira ngo ni ugukabya, ariko iyi gice cya 13 nugisoma uzagenda niba byo gupfura imisatsi nta kintu nongeyemo pe, uzabyiboneramo. Yaragiye arakarira Abisiraheli ku buryo budasanzwe, ndetse ari nako atakira Imana. Yibwira ati Imana nibura ubone ko ntacyo nakoze, ntako ntagize, ariko ubu bwoko rwose simbizi. Ukabona ko ikibazo Abisiraheli bari bafite ni cya kindi n'ubundi abahanuzi bagiye basubiramo, yaba Ezekiyeli, yaba Mose, yaba nande. Abahanuzi benshi bagiye babisubiramo. Ni ikintu cy'umutima unangiye cyangwa se umutima ukomeye nk'ibuye. Iki cyari ikibazo Abisiraheli bari bafite kuva kuri Adamu acumura icyaha kikinjira mu isi. Abantu bagiye bagira umutima ukomeye, yewe haje no kugera igihe habaho umwuzure, abantu barashira, hasigara Nowa n'umuryango we. Gusa ikibazo iyo virusi y'umutima utumvira Imana n'ubundi no muri Nowa byakomeje kugenda biba uruhererekane. Tugenda tubona abacamanza bazamuka bameze neza, ariko bakava. Tukabona Mose nawe ubwe wabahaye amategeko, nawe birangira ayacumuye, Imana ikamubwira ati ntabwo uri bwinjire muri Kanani. Abami bagiye babaho bose, Dawidi agatangira bimeze neza, mu kanya ukumva yakoze ibintu bidasobanutse. Salomo bigatangira bimeze neza, mu kanya ukumva afite abagore 1000, afite ibigirwamana muri Isiraheli, afite ibiki. Ukabona undi arazamutse, ibintu bigiye bidogera. Ukumva ko icyo kibazo cy'umutima ukomeye nk'ibuye utumvira Imana cyari kiri mu Bisiraheli. Gusa amahirwe yari ahari ni uko bari barahawe ubuhanuzi yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izabahindura umutima ukomeye nk'ibuye, ikabashyiriramo umutima woroshye nk'inyama. Ibyo byose byari biri mu masezerano bari barahawe, ndetse ko na Mesiya azaza ibyo byose akabisohoza. Urumva uburyo umuntu witwa Mesiya yari umuntu ukomeye ku Bisiraheli, ku buryo bari bamutegereje bavuga ati Mana nubwo ibintu bidogereye gutya, ariko tuzi ko hari umucunguzi dufite witwa Mesiya. Izo zari incamake z'igitabo cya Ezra ndetse n'igitabo cya Nehemiya, kuko ari igitabo kimwe, niyo mpamvu twakoze incamake zimwe. Kandi nawe nk'uko tumaze kubinyuramo mu ncamake, ubonye ko ni inkuru imwe ikomeza, nuko babisanze ku mizingo itandukanye, bigatuma muri Bibiliya yawe uyu munsi ufite icya Ezra ukwacyo ndetse n'icya Nehemiya ukwacyo. Twakibaza ngo ibi bintu bizagenda bite? Ubu bwoko bwa Isiraheli ibintu bigenda neza mu kanya bikadogera, bizarangira bite? Ibyo bigagutera amatsiko yo gukomeza mu bindi bitabo ngo umenye uko bizagenda. Tubonane mu yindi video.